twongeye turatomboye bana b'Imana kuba Nyagasani adutumiye ahangaha kuri buri munsi ngaha natwe tumwitabe kugira ngo akomeze kutugira neza buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure aho muri hose. Nyagasani aradukunda, arifuza kutugirira neza, aturengere kandi aturenganure kuri iki cyumweru cya 30 mu byumweru bisanzwe umwaka C, tariki 26 Ukwakira 2022. Isomo rya mbere ni mu gitabo cya mwene Siraki umutwe wa 35 umurongo wa 12 kugeza kwa 14, uwa 16 kugeza kwa 18. Koko rero uhoraho n'umucamanza, ntabwo areba umuntu, ntawe yihanganira arenganya umukene, kandi yumva isengesho ry'urengana. Ntiyirengagiza amaganya y'imfubyi cyangwa y'umupfakazi umutakambiye. Uko rero uhoraho uko abishaka arashimwa, kandi isengesho rye rigera mu bushorishori bw'ijuru. Isengesho ry'uwicisha bugufi ricengera mu bicu, ntarihwemera kugeza ubwo rigera mu ijuru. Ndashirirwa atari uko uhoraho amusuye ngo arenganure intungane, anasakaza ubutabera. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 34. Umunyabyago yaratabaje, maze uhoraho aramwumva, amuzahura amagorwa ye yose. Nzashimira uhoraho igihe cyose, ibisizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha uhoraho, ab'intamenyekana nibabyumve maze bishime. Amaso y'uhoraho ayahoza ku bantu b'intungane, amatwi ye agahora yitaye ku maganya yabo. Intungane ziratabaza uhoraho akazumva, maze akazikiza amagorwa yazo yose. Uhoraho aba hafi y'abafite umutima washengutse, akaramira abafite umutima wihebye. Uhoraho arengera amagara y'abayoboke be, kandi nta n'umwe mu bawuhungiraho uzahabwa igihano. Umunyabyago yaratabaje, uhoraho aramwumva, maze amuzahura amagorwa ye yose. Isomo rya kabiri ni ryo mu kabiri Pawulo mutagatifu yandikiye Timote, umutwe wa 4 umurongo wa 6 kugeza kwa 8, uwa 16 kugeza kwa 18. Nkoramutima yanjye, njyewe dore maze kumera nk'igitambo giseswa, n'amagingo y'ukwigendera kwanjye aregereje. Urugamba rwiza narurwanya inkundura, intero nagombaga kwiruka narayirangije, ukwemera nagukomeyeho. None dore ikamba rigenewe intungane rirantegereje, iryo Nyagasani umucamanza utabera azangororera kuri wa munsi we, ariko atari njyewe njyenyine, ahubwo n'abandi bose bazaba bakunze ukwigaragaza kwe. Ubwo najyaga mu rukiko bwa mbere kugira ngo niregure, nta n'umwe wanshyigikiye, bose barantereranye, ntibazabihorwe. Naho Nyagasani we yambaye hafi, maze antera imbaraga kugira ngo mbashe guhamariza ubutumwa nshize amanga, kandi ngo abanyamahanga bose babwumve. Nuko ngizwa urwasaya rw'intare. Nyagasani azansimbukisha ikintu cyose kigamije kungira nabi, maze ankize anjyana mu ngoma ye y'ijuru. Naharirwe ikuzo uko ibihe bigenda bisimburana iteka, amen. Iryo ni ijambo ry'Imana. Imana ntireba igihagararo nk'uko abantu babigenza, ahubwo ireba umutima, amen amen. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjiri ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa 18 umurongo wa 9 kugeza kwa 14. Muri icyo gihe Yesu yongera guca uyu mugani, awucira bamwe bibwiraga ko ari intungane, bagasuzugura abandi bose. Nuko aravuga ati, abantu babiri bahuriye mu ngoro baje gusenga. Umwe yari umufarizayi, undi ari umusoresha. Umufarizayi remarara asengera mu mutima we avuga ati, Mana, ndagushimira ko ntameze nk'abandi bantu b'ibisambo, b'abahemu, b'abasambanyi, mbese nk'uriya musoresha. Nsiba kurya 2 mu cyumweru, ngatanga 1/10 cy'urwunguko rwanjye rwose. Umusoresha we yihagarara kure, atinya no kubura amaso ngo yerekeze hejuru, maze yikomanga ku gisuza avuga ati, Mana yanjye, mbabarira njye umunyabyaha. Ndabibabwiye, uwo musoresha yasubiye iwe ari intungane, naho ureka undi. Kuko uyikuza wese azacishwa bugufi, naho uyicisha bugufi akazakuzwa. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Kuko uyikuza wese azacishwa bugufi, naho uyicisha bugufi akazakuzwa. Amen 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 amen. Bakristo bavandimwe, Kristo nakuzwe iwacu, nibwo tuzabaho neza. Reka dutangire ku mwitozo, dore ko ubuzima bw'umukristo nyine ari imyitozo. Navugaga imyitozo y'isengesho, gusenga. Umunsi umwe ngo abantu bo muri quartier, abaturanyi, ngo babonye umugabo yinjiye mu rugo rumwe rwari rurimo umugore. Nuko bagiye kubona, babona bahise bafunga icyumba, bifungiye muri cya cyumba. Baguma iyo ngiyo bonyine, baguma iyo ngiyo. Ikibazo kikagira kiti, uwo mugabo n'uwo mugore bari gukora icyaho ngaho muri icyo cyumba bonyine bombi? Ibaze nanjye nibaze. Nuko abaturanyi babibonye bibanga mu nda, nuko bahamagara umugabo wa mugore, bati byacitse, umugore wawe
yazanye indaya mu rugo rwawe, ngwino rero utabare vuba bwangu. Ni uko wa mugabo ngo atabara vuba bwangu koko, niba ari amahiri yazanye, niba ari inkoni, ibaze nanjye nibaze. Gusa yarahageze azanye n'abandi bose bamushagaye, baje kureba uwo mugabo waje kuvogera urugo rwe, iyo ndaya. Ni uko hageze afunguye urugi ngo amufore uburyo nyir'urugo ajye guhondagura iyi ndaya ije mu rugo rwe. Wa mugabo hageze, babyeyi mwumve, asanga ari umuhungu we w'imfura ari kuganira na nyina. Babyeyi ngaho mutekereze iki kimwaro, uyu mugabo iki kibanda azanye aragihonda nde? Arabigenza gute? Ese aragihonda umwana w'imfura? Aragihonda umugore we? Biragenda gute? Ibaze nanjye nibaza, urubanza ruri bucibwa nande? Ese mukristo muvandimwe, ntajya baraguhururiza ngo wazanye indaya iwawe kandi byaba nuko bajya kureba bagasanga ni mama wawe, ni papa wawe, n'umwuzukuru wawe, n'umwana wawe, n'umukobwa wawe w'imfura, n'abandi benshi cyane. Bakristo bavandimwe, uko abantu benshi duca imanza, twebwe abantu tureba igihagararo, tukareba ibimenyetso by'inyuma. Nyamara Imana ireba umutima. Imana ntabwo ica imanza nk'abantu, ahubwo icyayo ni impuhwe, ireba ku mutima. Twebwe abantu rero dukunze kwibeshya, ngaho ngo rero ho tubera indyarya, hypocrite, tugaca urubanza turuhengetse kubera bitewe n'amafaranga, bitewe n'igihagararo, ngo wa mugabo yinjiye mu rugo, tugatabaza ngo mudutabare. Kandi uri gutabariza umwana wawe, kandi uri gutabariza ngo wafate umwana wawe. Gutabariza abana bacu ngo ni indaya mu rugo. Babyeyi, ni kangahe nagiye ngoreka imanza kubera uburyarya, kubera amakuru make afite. Bakristo bavandimwe, iki cyumweru cya 30 ni cyumweru gifite amasomo aryoshye cyane, amasomo atujyana mu rukiko, amasomo atujyana mu rubanza. Abantu benshi bagiye mu manza, twagiye mu manza, hamwe twagiye tubona akarengane kabera mu manza. Rimwe ukabona kubera ubukene urubanza rwawe bakaba barumweraho amazi, rimwe ukabona kubera ubushobozi buke bagakurenganya, kandi abo ngabo bakagombye gukurengera, bikaza kurangira utashye uri ruharwa, bakagufunga, bakagukatira urwo gupfa. Kubera iki? Wabuze ubushobozi, wabuze amafaranga, nyamara umunyamafaranga agakugura, bikarangira kugurishije. Kubera iki? Ubutabera bw'abantu. Umwanya muri amasomo Nyagasani aduhaye amahirwe kugira ngo turangamire ubutabera bwe mu rukiko rwe rutabera. Uko twatangiye mu rukiko, turaza no gusoreza mu rukiko, tuze kureba ibiri guhabera, urukiko rw'abantu ndetse n'urukiko rw'Imana. Turabizi bakristo bavandimwe benshi twagiye tujya mu nkiko. Mu rukiko hari abantu batabura mu rukiko, ntihabura umucamanza, ababurana, urega ndetse n'uregwa, umwavoka ashobora no guhaza nawe, abatangabuhamya, abashinjacyaha ndetse n'abandi benshi cyane bashobora kugaragara mu rubanza. Nawe umukristo muvandimwe uri imbere ahangaha kuri buri munsi, aya masomo aze kugufasha nanjye amfashe kumenya umwanya mpagazemo mu rukiko. Urukiko mpagazemo meze nkande, nca urubanza gute, ncira abandi imanza gute? Ubwo muri aya masomo cyane muri ivanjiri tuza kumva umufarisayo ndetse n'umusoresha bari mu rukiko. Urukiko tuvuga ni mu ngoro y'Imana, baje kureba Imana. Umwe araza gutaha yabonye Imana, undi atabonye Imana. Ngaho rero bakristo bavandimwe, nawe uri ahangaha, ese uraza gutaha niki? Uraza gutaha ubonye Imana? Uraza gutaha uri umwere? Ingingo remezo yacu rero amasomo y'uyu munsi iragira iti kugirwa umwere. Ninde wakugira umwere? Être justifié par Dieu. Kugirwa umwere n'Imana. Ngiye ingingo remezo yacu muri amasomo, kurenganurwa. Être justifié par Dieu, kurenganurwa n'Imana. Nta wundi muntu wakurengera, nta wundi muntu wakurenganura ngo bikunde neza atari Imana. Rero dukurikira amasomo yose ari mu rubanza, ari mu rukiko, arimo abacamanza benshi cyane, ariko aho bose bo kuri iyi si baraza kutuganisha ku mucamanza mukuru, Imana niyo mucamanza w'intabera. Tuzirikana ko ubucamanza bwa hano ku isi, ubutabera bwa hano ku isi akenshi nyine burangwa no kubogama, guca urubanza tubogama, duhengamye, bikaza kurangira duhengetse urubanza. Mu isomo rya mbere twumvise mwene Siraki umuhanga atwereka uburyo Imana ari intabera. Dieu est juste, koko uhora n'umucamanza, ntawe yihanganira arenganya umukene, kandi yumva isengesho ry'urengana. Amen. Nk'uko Nyagasani yabonye hari umuntu uri kurenganya undi, amaherezo abazamurenganura, wa wundi urengana nyine. Nk'uko Nyagasani aca urubanza, iby'Imana bitinda ariko bizaza. Ushobora kubona umuntu arengana, rimwe na rimwe abantu tukaba tubirebera, ariko Imana bizarangira igaragaje ukuri guca mu ziko ntigushye, amaherezo ukuri kuzatsinda. Mukristo muvandimwe, niba nawe hari ahantu bakurenganyije, humura, yizirike ku Mana, niyo mucamanza w'intabera. Kuko no mu bibyaza buriya biririmbye
atwerekeza uburyo nyine uwo muntu urengana amugereranya n'umunyabyago, umuntu uri mu kaga utabaza uhoraho, ubwo yagize ati umunyabyago yaratabaje uhoraho aramwumva amuzahura mu magorwa ye yose. Amen, amen, amen. Iyo narenganye, iyo ndi mu kaga, njye nzirikana ngo Nyagasani aranduzi kandi amaherezo azandenganura. Nubwo nagera muri prison, nubwo nagera kuzimu, Nyagasani aranduzi, amaherezo ubutabera bwe buzakora. Mpfa gusa kwizera, reka nizere uhoraho niyo mucamanza w'intabera. Isomo rya kabiri naryo riratwereka Pawulo mutagatifu uri mu buroko, ariko akabonaho gukomeza Timote. Pawulo mutagatifu anyuze mu rukiko araduha ubuhamya bwo mu rukiko ko nta wundi, abantu bose bashobora kugushiraho kubera inyungu bafite mu rubanza rwawe, ariko nta wundi ushobora gukurengera cyangwa ngo ukurenganure usibye uhoraho wenyine, usibye Yesu Kristo. Pawulo rero afite gihamya uko abantu bose bagiye bamuhunga, nanjye kuvuga bakamwihakana bakamwigarika, ariko Imana ikaza kumukiranura, Imana ikaza kumurengera no kumurenganura. Pawulo agahamya rero ko Nyagasani w'umucamanza nanone w'intabera. Pawulo yagize ati ubwo najyaga mu rukiko bwa mbere ngo niregure, nta n'umwe washyigikiye, bose barantereranye ntibazabihorwe, naho Nyagasani we yambaye hafi maze antera imbaraga. Amen, 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 amen. Bakristo bavandimwe, abantu bashobora kugushiraho, ibintu bikagushiraho kubera kuri mu kaga, ariko Nyagasani ntashobora kukuvaho, azakunambaho, azakugumaho, azakuba hafi nk'uko ari hafi Pawulo. Wa mugani w'Ikilatini ugira ati amicus certus in re incerta cernitur, on distingue l'ami sincère dans les situations difficiles. Inshuti nyanshuti uyibona hehe? Uyibona mu byago, uyibona mu rukiko igiye kukuvuganira, bagiye kukurenganya, urubanza rwawe barumwereho amazi, nuko akaza kuboneka umwavoka agakuvuganira, agakurengera kandi agakurenganura. Uwo ninde? Uwo ni mu ishusho y'Imana, uwo ni Yesu Kristo, umwavoka mukuru, umucamanza mukuru. Ni wowe wenyine ufite ijambo ushobora gukurengera no gukurenganura. Tumwizere. Ivanjiri y'uyu munsi yo noneho ije noneho igaragaza abantu babiri bari mu rukiko, bari mu rubanza, bagiye kurenganurwa. Ninde uze kubarengera, ninde uze kubarenganura? Muri ivanjiri turabona umufarizayi ndetse n'umusoresha baje mu ngoro, baje kugira gute? Bombi ngo bari baje gusenga. Batubwira ko Yesu Kristo yagiye avugira mu migani, ngo byibuze nk'imigani 50 akoresha mu mavanjiri. Muri iyo migani 50 batubwira nk'imigani 15 Luka wenyine yihariye. Uyu rero uyu mugani tumaze kwakira w'umufarizayi ndetse n'umusoresha bahuriye mu ngoro baje gusenga, nawo urihariye kwa Luka. Luka akaba agambiye gutwerekeza ku buntu bw'Imana, uburyo Imana igirira impuhwe abanyantege nke, abanyabyaha, abakene, abantu bose bahawe akato, nanjye kuvuga bashyizwe ku karubanda, abanyabyaha. Luka rero akabahereza agaciro, agatwereka uburyo Yesu yaje guhereza abantu bose agaciro, abari kure bose Yesu azabazana. Twumvise rero muri amasengesho ubwo bahuriye mu ngoro uburyo uyu mufarizayi ari kwitaka kitakuma kubera ibyiza yakoze. Ni koko batubwira ko uyu mufarizayi kubw'ibi yavuze yagerageza gutunganya nyine amategeko, gutanga icyacumi, kwiyiriza n'ibindi byinshi cyane byamuranze yagombaga nyine gukurikiza nyine nk'umufarizayi nk'umuyisiraheli wese. Ariko rero tukazirikana ikosa rye riherereye hehe? Yesu ni hehe ari kumurangira ikosa rye? Ikosa rye rishingiye mu kwirata, kwibona, gusuzugura abandi, kunenga abandi, gutaranga abandi, gushyira abandi ku karubanda, gukomeza tonda amakosa y'abandi, ngo uyu nguyu ni ruharwa, ni igisambo, ni umusambanyi, n'ibindi byinshi cyane agenda agereka kuri uriya musoresha. Ahangaha rero niho hashingiye icyaha cye, naho ibindi byose yarabyubahirije koko, twanamushima ko ari intangarugero, ukurikiza amategeko, ariko kibagirwa icy'ingenzi, gusuzugura abandi. Turanazirikana ku rundi ruhande uyu musoresha we wiyoroheje, nuko rero bikaza kurangira ari ubonye Imana. Umufarizayi akabura Imana kandi yaraje gushaka Imana. Ibi bikatwibutsa abantu batatu ubwashize nabigarutseho, uko umuhanga abona umuntu urimo batatu, ngo umuntu arimo batatu. Umuntu wa mbere ngo nuko wibona, uko wireba, uko witaka, aho ngaho ushobora kwibeshya cyangwa ntiwibeshye. Umuntu wa kabiri nuko abandi bakubona, uyu ngo ashobora kubona uko nguko bitewe n'inyungu agutezeho, akaba yakubera cyangwa akaba yakurenganya. Umuntu wa gatatu anawe ukomeye cyane, uko Imana yo ikubona, anabyo by'ukuri koko, uko Imana ikuzi, uko Imana ikubona. Mukristo muvandimwe, muri abantu batatu uruwuhe? Turabona umufarizayi twamuha nk'umwanya wa mbere, uko wari kwibona, nyamara ntabwo ari ko Imana imubona. Naho umusoresha uko Imana yamubonye. Abantu bashobora gutubona bagatubona neza cyangwa nabi, ariko ntitugahera aho ngaho. Icy'ingenzi ni uko Imana iri kumbona, icy'ingenzi ni uko Imana ishobora kunsobanurira.
rero muri aya masomo ndetse no muri ivanjiri by'umwihariko turabona mu ijambo la justification, uko Imana ishobora kudusobanura, uko Imana itugira abere, logiste. Uyu jiste ni nk'aho bavuze ngo intungane. Intungane ni inde? Intungane n'ugirwa n'Imana intungane. Imana niyo nyine ifite uburenganzira bwo kugira intungane. Naho abantu bo kuri iyi si bakubeshya, bakuryarya, nawe ubwawe ushobora kwireba ukibona nabi. Bakristo bavandimwe, muzakora umwitozo mugufi ngiye kubahereza. Burya bavuga ko umuntu ashobora kwireba ahantu hose, ariko burya ngo hari ahantu hamwe atakwibona. Aho hantu hafore mubyeyi, aho hantu bahita mu maso, le visage. Burya nubwo wagira ute ntiwakwireba mu maso. Ushobora kumbwira uti nshobora gufata miruari ikirori nkireba, urumva ko hitabaje ubundi bubasha. Ngo kuko udashobora kwibona wowe ubwawe. Iyo watangiye kwibona kabaye, ubwo nyine bishoboke ko wakoresha ubundi bubasha, ubundi bushobozi, ngaya amafaranga, ngabo abantu nyine bagiye gukureba bagakubona uko utari. Kwireba mu Kristo muvandimwe. Umuntu watangiye kwibona kwireba, kabaye, ugiye kwibeshya birarangiye, ugiye kwikuza, ugiye kwirata, ugiye kuba umufarisayi. Umuntu ushobora kwireba mu maso, biragoye bakristo bavandimwe. Reka abandi bakurebe, ariko nubwo abandi bakureba, uzirikana ko Imana yonyine niyo ishobora gukubona. Naho abantu bo bakubeshya. Ahantu tutagomba kwireba, ahantu tutayibona ni mu maso. Turazirikana rero ibintu bibiri muri ivanjiri. Umufarisayi yatashye, nanjye kuvuga yuzuye ibyaha, non justifié, yatashye ababaye, yatashye yibonye, ariko ntiyabona Imana. Naho umusoresha we yatashye yabonye Imana, être justifié, yatashye yarenganuwe. Batashye uyu waje muri reception, ibyishimo ndetse n'amahoro no kwitaka, ari umufarisayi atashye muri deception. Naho reka undi nyine umusoresha we atashye yishimye, ari justifié, kuko yagaragaje iki? Intege nke ze, nuko rero agasaba imbabazi Imana, Imana ikamubabarira. Niko ko bakristo bavandimwe, uwicujije agasaba imbabazi Imana iramubabarira, kuko nyine uwemeye icyaha cye agabanyirizwa ibihano, kandi kuko Imana koko iramubabarira. Reka rero uko twatangiye mu rukiko dusoreze no mu rukiko. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo umuyobozi uruganda rwari rukize cyane kandi rutanga umusaruro ko kutubutse. Ngo uyu muyobozi rero akaba yari umuntu mwiza, kandi abantu benshi babibona. Yari yarize, afite ubwenge, ari umuhanga, ndetse azi gukoresha neza uru ruganda, kandi rugatera imbere rwose, rugatanga umusaruro ku baturage, ndetse n'abandi benshi cyane bazaga bagana uruganda rutera imbere. Uyu muzi rero hari abakozi babiri yakoreshaga muri uru ruganda, uw'umukobwa ndetse n'uw'umusore. Ngo igihe rero kiza kugera kimwe, uyu mukobwa aza gutwara inda, kandi uyu mukobwa yari mineri, yari muto. Ubwo rero bari gufata, yari gufungwa imyaka 25 nk'uko ibihano byabiteganyaga muri iki gihe. Nuko rero batangira iperereza kugira ngo barebe umuteye inda, bityo nyine babe bamuhana ubundi afungwe. Nuko umuyobozi akora iperereza koko riza kugwa kuri wa musore bakoranaga na wa mukobwa. Wa musore rero bahita bamukatira ako kanya, baramufunga imyaka 25 yose. Babyeyi mu nyumvire, azayirangiza ryari se ko yarakiri n'umujene basi. Bamaze kumufunga, wa musore nyine atangiye kurya wa mugozi aho ngaho nyine muri prison, agumya aho ngaho nyine mu buroko. Igihe rero kiza kugera, wa mwana aravuka. Ibaze naho ko umwana agiye kuvuka, aravuka asa nande? Aravuka. Birumvikana aravuka nyine asa naho ibimenyetso byafashe. Wa uri muri prison, wa musore muri prison. Nuko mwana amaze kuvuka, avuka ari conforme à l'original. Original yande rero, original ya bose umuyobozi w'uru ruganda. Avuka asa n'umuyobozi w'uru ruganda. Nuko na medicine yateye imbere, ubuvuzi bwateye imbere, bagiye gupima koko basanga uyu mwana ari uw'umuyobozi. Mbega ishyano, mbega kaga. Nuko barakomeza, nta zina nkete bari bategereje. Nuko umuyobozi ahamagara wa mukobwa nako wa mugore, aramubwira ati umva rero ibintu ni bibiri, kugira ngo ibintu bimenyekane hitamo muri ibi bintu bibiri. Umwana uramwica kugira ngo dosiye itazamuka, bityo bakamfunga cyangwa bakangirira nabi, bakabankura no gukazi, cyangwa urahitamo uhunge, ngo uhungishe ngo amafaranga ubundi uhunge ujye kuri ntihazagira ubimenya. Nuko cyera kabaye wa mukobwa nako wa mugore areba hirya areba hino, yibaza uburyo agiye kwica umwana, wasanga hari abazabimenya ubundi akaba ari bo bafunga. Nuko ahitamo guhaga amafaranga, uruho rw'amafaranga, ubundi agahungisha wa mwana, agahunga na wa mwana, bakajya mu buhungiro, ubundi wa mubosi agakomeza bitaho iyo ngiyo mu buhungiro. Nuko wa mukobwa ageze aho ngaho nyine mu buhungiro, agumiye iyo ngiyo bosi amwitaho, bazinga bya bintu kuburyo ntawe bimenye, agumiye gutyo. Nuko rero igihe kimwe kiza kugera, wa mubosi amafaranga aramurangirana,
ubukene bwa bwose iwe ntabwo yongeye kohereza wa mukobwa na wa mwana amafaranga yo kubatunga mu buhungiro. ni uko igihe kiza kugera wa mukobwa yamuhamagara bose ntiyitabe telefone. Wa mukobwa abonye inzara igiye kumwica n'umwana mu buroko, afata icyemezo cyo kujya kurega bose wa muyobozi mukuru w'uruganda, kuko nyine yamurenganyije. Ibyo bumvikanye ntabwo yabishyize mu bikorwa. Amaze kumurega, urubanza rugeze mu rukiko, ni uko igihe cyo kuburana kiragera. Bombi rero bahagaze mu rukiko. Bageze mu rukiko, umva ikigiye kuba ngaha mu rukiko babyeyi, ni uko bahereza mikoro wa mukobwa nako wa mugore uhetse na wa mwana, copy conforme à l'original, asa na bose, se w'umwana uwase. ni uko amaze guha umukobwa ijambo, atangira yiregura avuga uburyo bwose bose yabyaranye nawe, baryamanye bakabyarana nawe, akamuha amafaranga menshi, ndetse bikaza kurangira hari umusore ngo yafungishije, bityo bafunga umusore twakoranaga, bose arasigara kandi ari we wanteye inda. Wa mukobwa avuga n'ukuntu kose bashatse kwica wa mwana, ariko haza kwanzura ko agiye mu buhungiro ubundi akajya amwitaho. None ikirego cyanjye ni uko bose atubahije amasezerano twagiranye, yarantereranye, ntiyongeye kunyitaho. Nje rero kurega indezo y'umwana n'uburyo atongeye kunyitaho kandi yarabisezeranyije. Nuko rero bahita bumva ko hari n'undi muntu ufunzwe uzira ubusa kandi atari we nyiri umwana nyine. Bumva ko hari undi muntu ufunzwe uri muri iyo dosiye kandi barenganyije kubera amafaranga. Urubanza rwe barunyweraho amazi. Nuko bahereza mikoro bose wa wundi nyine uregwa, wa wundi wafashe wa mukobwa ku ngufu akabyara na wa mwana, se wa mwana. Bamaze kumuha ijambo ariregura, aravuga ati ngiye maze kubona iterambere ry'uruganda kandi n'uburyo ari njye wari warize bikomeye, wari warize njyenyine imikoreshereze y'uru ruganda, nabonye sosiyete itakomeza guhomba bitaza kurangira ihombanye. Nuko mpitamo gufungisha uriya mukozi kugira ngo nkomeze kurwana ku nyungu rusange, hacyo abaturage batazapfa bazize ubukene, bazize inzara, kandi ari njye wize gusa iby'imikoreshereze y'uru ruganda ku isi hose, mu gihugu hose ninjye uzi gukoresha wenyine uru ruganda. Niyo mpamvu nahisemo ko uriya nyine yafungwa kugira ngo abaturage batazapfa n'inzara. Babyeyi inshuti bavarimo mukurikira uru rukiko, mukurikira uru rubanza. Ese abacamanza bari buze kwakira izi mpamvu uyu muyobozi atanze baraziha akahe gaciro? Ko uyu muyobozi aramutse afunzwe sosiyete yamererwa nabi. Bakristo bavandimwe, nguko abantu benshi biregura mu rukiko, ukuri ko kazajya habona. Sinifuza kubabwira uburyo umusore baje kumurenganura bakamufungura kubera ko hari inzirakarengane bari baramuhohoteye, nubwo yamaze umwaka muri prison, ariko aza kurenganurwa arataha. Ahubwo icyo nifuza kugarukaho ni iki kiranga amayeri ya shitani, ko igihe cyose muzabika amabanga nako amabati ya sekibi, amaherezo muzashwana, kandi kizabigaragaza nuko mutazavuga rumwe. Aho kuvuga rumwe muzavugishwa, birangira muri gusebanya mu rukiko. Nguko bose na wa mukobwa yabyariye birangira nyine bari gusopanya, gusebanya, kuvugishwa, kuvuguruzanya. Ibyo kwa sekibi ikibiranga ni ukuvuguruzanya, birangira biri kuvuguruzanya. Naho iby'Imana byo birangira bari gukuvuganira, ntunamenye no kuvuganiye. Twumvise uyu musore nta nubwo yigeze amenya uko urubanza ruzarangira, ariko agiye kumva yumva baramubwiye bati sohoka muri prison, sohoka muri gereza, taha, uri umwere. Bakristo bavandimwe, nguko ibya shitani birangira nyine bisambutse, bisenyutse, naho iby'Imana bikarangira mu murongo umwe, ukuri kugiye habona amaherezo, ukuri kuzatsinda. Bakristo bavandimwe, ese wowe nta rubanza rw'abandi wanywereyeho amazi kubera ubushobozi, amafaranga menshi cyane, uruhu rw'amafaranga ukamenamo amafaranga mu rubanza mu rukiko, abacamanza ukabakorompa, ukabaha za ruswa na ruswa? Nuko rero abacamanza gito bakumva ako karuswa gashyushye, urubanza bakarugoreka. Bakristo bacamanza, ni kangahe twagiye tugoreka imanza z'abakene tukazinyweraho amazi, abakene tukabarindagiza. Nyamara twumvise mu isomo rya mbere ukuntu Imana ari ntabera, izakubaza wowe mu bose warenganyije umukire, ugafungisha umukire kugira ngo urengere inyungu zawe, kugira ngo urengere icyubahiro cyawe, ubwema bwawe. Nyamara Imana niyo mucamanza w'intabera, nizaturengera kandi igaturenganura. Nze kwibaza uyu munsi, nta bantu ndi kurenganya kubera ububasha mfite, ubutegetsi mfite, intebe nicayeho, amafaranga mfite. Amafaranga Bakristo bavandimwe agiye kuzarikora. Aho uba ufite amafaranga ukumva wagura abantu, ukumva wagura urukiko, ukumva wagura ibintu. Aha, Mukristo muvandimwe, ikintu giceho akarongo k'umutuku. Kandi ushobora kuba ufite amafaranga ukagura ibintu, yewe ukagura n'abantu, ariko ntaho wabona amafaranga ugura ubuntu bw'Imana. Ubuntu busigaranywe n'Imana yonyine. Niba dushaka kubaho neza, duharanire ubuntu bw'Imana, ubutabera bw'Imana,
être justifié par Dieu, gucirwa urubanza n'Imana. Mbega ukuntu biryoshye! Birangira nyine uwari umusoresha, umunyabyaha atashye neza, agataha ari justifié, agataha rwose yakiranuwe, yakiranutse, yasobanutse. Naho undi agataha yasobanye, bari gusopanya, bari gusobanya. Kubera iki? Ikiranga abana ba Sekibi ni ugutumvikana. Fin de fait, bizarangira ku mwanzuro abana ba Sekibi batumvikanye. Icyo kiranga aba bantu, murumvikana mugiye mu iraha ry'isi, ariko bizarangira n'ubundi mushwanye. Nicyo kiranga abana ba Sekibi, nicyo kiranga urubanza rw'amatiku, urubanza rw'uburyarya, abana ba Sekibi. Nguko abantu benshi tujya twihereza tugashikuza, nyamara nta cyiza nko guhabwa, nta cyiza nko kubonwa n'Imana, nta cyiza nko guhabwa n'Imana. Abantu benshi dukunze kwibona, tukireba, tukihereza, tukiba. Ibyo bintu byose byo kwikunda aho gukundwa n'Imana, gusobanurwa n'Imana. Icyo nicyo kiranga abana b'urumuri, Imana akaba ari insobanura. Nk'uko tuzajya dusimburanwa kuri prison. Kubera iki? Ijambo ukuri, kuvugisha ukuri. Bizarangira ikinyoma kirangiye nyine muri prison. Abana b'ikinyoma, abayobozi b'ibinyoma, abategetsi, nkagira gutya ngahishira amakosa yanjye. Ariko se wari uzi ko igihe kizagera iyo ntebe ukayivaho n'abandi bakayifata? Ngiye yamvuga igira iti de la présidence à la prison. Ni kangaho uzava kuri présidence, ubwo buyobozi ugahitira muri prison. Kubera iki? Kwiyemera, kwikuza, abakene warabatsikamiye, abadashobora kwivugira warabavuguruje. Nawe ariko Imana bizarangira ikuvuguruje, bikaza kurangira ari wowe uhitiye nyine muri bwa buroko. De la présidence à la prison. Kandi wasanga byaba Yezu umwana w'Imana, tugirira impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Amen, amen. Mwese Imana ibaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.